Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uwiteka abishimire kuri uyu munsi. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri igitabo cya Yohana wa mbere, igice cya 3, umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Ijambo riravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Umurongo wa 3, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mwaka wa 2025, nagira ngo mbibutse, dukomeze twibuke yuko turi ibyaremwe bishya. Iyo dukijijwe, iyo twemeye, iyo twizeye Yesu tugahindukira, tuba tubaye ibyaremwe bishya. Ndetse ijambo ritubwira yuko tuba tubaye abana b'Imana. Umwana w'Imana rero ntabwo ari umuntu usanzwe. Umwana w'Imana ntabwo ari ugenda uko yiboneye. Umwana w'Imana ahubwo ni umwana w'Imana nyine. Kandi nk'uko tubizi, buri muntu agira ikimuranga, buri muntu agira indangagaciro. N'umwana w'Imana rero agira indangagaciro. Mwene data rero, ndakwifuriza muri uyu mwaka gukomeza kwibuka yuko uri umwana w'Imana. Aho uri hose, genda uzi yuko uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana ntago yitwara nk'abandi, ntago umwana w'Imana yitwara nk'umwana w'ikirara, ntago umwana w'Imana yitwara nk'umwana w'umwijima, ahubwo umwana w'Imana nyine afite indangagaciro z'umwana w'Imana. Nta zindi rero, ni ukwibuka yuko Yesu yagupfiriye. Yesu kandi wagupfiriye kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Yaradupfiriye kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Niyo mpamvu rero buri munsi, buri saha, buri munota ndetse na buri segonda dukomeza twiboneza, twiyeza, kugira ngo dukomeze tube abana b'Imana bejejwe. Rero iri jambo riratubwira yuko Yesu ubwo azagaruka, ubwo azerekanwa tuzasa nawe. Ndakwifuza rero gukomeza kubonera, kugira ngo igihe azagaruka uzabe urabagirana nkawe, kandi uhorane ibyo byiringiro. Uhorane ibyo byiringiro by'uko Yesu wacu azagaruka. Nubwo abantu benshi bavuga bati ibingibi byahozeho, ibingibi byahoze bivugwa, ariko wowe komeza uhorane ibyo byiringiro. Komeza wiringire ko Yesu ari umwana w'Imana. Komeza wiringire ko Yesu yagupfiriye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Komeza kandi wibuke yuko uri intumwa ye, uri ambasaderi we hano ku isi. Ukomeze umuvugire, ukomeze utanga ubutumwa bwe. Ndakwifuriza rero umwaka mwiza. Ndakwifuriza gukomeza kugira ibyiringiro. Ndakwifuriza kandi gukomeza kuba uwejejwe mu izina rya Yesu. Komeza ube umukristo wejejwe, uboneye. Komeza ube umwana w'Imana koko. Komeza ube igikomangoma. Muri iyi si duhura n'ibigerageza byinshi, muri iyi si duhura n'ibitugora byinshi, ariko ntibikuraho ko turi abana b'Imana. Ntabwo bikuraho yuko twizeye Kristo, kandi yuko Imana yaturokoye. Imana yaturokoje amaraso ya Yesu y'igiciro cyinshi, kugira ngo tugire ubwo bukomangoma, kugira ngo tugire ubwo butwari. Rero ndakwifuriza gukomeza kwiyumvamo yuko uri umwana w'Imana kandi ukunzwe nayo. Nuwiyumvamo yuko uri umwana w'Imana, bizagutera ishyaka, bizagutera ubutwari, bizaguha ubutware bwo gukomeza kuyivuga hose, bizaguha ubutware bwo gutegeka munsi y'ibirenge byawe ubutware bwa Satani, ukabushyira hasi mu izina rya Yesu. Nuwiyumva yuko uri umwana w'Imana, bizaguha imbaraga zo gukomeza kuyikorera, zo gukomeza guhamagara abayobye, zo gukomeza kuyobora abayobye, kugira ngo bagaruke mu muyoboro mwiza, bagaruke ku
Mana yabahamagaye. Mu izina rya Yesu rero ndakwifuriza gukomeza kuba umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu ndakwifuriza imbaraga n'amavuta zo gukomeza kuyikorera muri uyu mwaka wa 2025. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubasiga amavuta yayo, mwebwe muyikorera hirya no hino, mwebwe muyivugira hirya no hino, mwebwe muri gukora umurimo hirya no hino ku isi yose. Imana ibongera imbaraga kandi Imana ibaha umugisha. Turi abana b'Imana kandi byanze bikunze Yesu azagaruka yerekanwe duse nawe, tuzamureba kandi abataramwizeye, abafite iparapara hirya no hino, abo ngabo bazakorwa n'isoni. Reka rero twebwe dukomeze kuwo twizeye kandi dukomeze tumukorere dufite ibyiringiro, kugira ngo tuzamubone kandi tuzase nawe kuri wa munsi azerekanwa. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze ibamurikirishirize mu maso hayo, kandi Imana ikomeze babere itara, ibabere urumuri aho munyura hose, mu byo mukoraho byose, mu izina rya Yesu, amen.